Ibi byiza nshuti mukunzi wa Dressing Room TV, kanizere ko umeze neza, kanizere ko gahunda zawe ziri kugenda neza gatanu kuri gatanu. None rero turi ku munsi wo kuwa mbere tariki 31 kwezi kwa gatatu mwaka 2025, turimo turagenda tugana ku musozo w'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma rero jewe nitwa Sam Kayiranga nk'ibisanzwe. Aha tuba tuje kuganira ku makuru y'imikino kugenda avugwa hirya no hino mu mikino igiye itandukanye. Hanyuma nje kukuganiriza kuri Kakuzankurisa Charles, uyu ni president w'ikipe ya Gasogi, nyuma yaho aje kuvuga amagambo atangaje cyane, amagambo akomeye nyuma y'umukino waboza ku kipe ya AS Kigali ndetse na Gasogi kuri wa gatanu, aho yaje kuba avuga ati abanyamakuru nimwe muje kuba murangiza umupira w'amaguru mu Rwanda. Kandi koko ugiye wumva ingingo ziwe umva ko uyu mugabo koko ibyo avuga bifite ukuri. Hanyuma rero wowe kanda subscribe utarayikanda, hanyuma wowe wayikanze reka ngushimire cyane ukomeza kudutera imbaraga zo gukomeza gukora byinshi cyane. Hanyuma sibyo gusa, nyuma yaho atangaje amagambo abanyamakuru benshi bagiye bamwikoma cyane, ndetse n'abandi benshi bagiye bari muri siporo bagiye bavuga bati Kensi ntabwo ukwiye kuvuga aya magambo nk'umuntu nawe uri muri komite ya Premier League. Hanyuma rero yaje kubagaruka kuri wa mbere n'ubundi mu kiganiro akora kuri radio yiwe Rirarashe, aza no kuba asubiramo amagambo akomeye cyane avuga ati ntago ninya kubisubiramo, umupira mu Rwanda abanyamakuru bari mu bantu bawishe cyane, atanga n'ingingo zijyana zifatika cyane kandi wumva ko ibyo avuga bifite sense. Hanyuma reka mbanze mumbishe akavideo yaje kuba atangaza kuri uyu wa gatanu avuga ati umupira w'amaguru murawurangije. Hanyuma nyuma yaho mbumbishe kandi nanone mu kiganiro ibyo yaje kuba atangaza ari kumwe na Angeli Mutabaruka mu kiganiro. Ese wowe urabona gute? Urabona koko ibyo Kenshi avuga ari ukuri cyangwa ari kwigeza nkana? Ndagira ngo dusangire ibitekerezo. Ntabwo yarakaze rwose, ntabwo yaraka uba bari n'umukinnyi mubi no s'il vous plaît, ariko kuko adakinira Rayon Sport cyangwa APR mumufata nk'umukinnyi uri mwenge. You guys you have to change it. Niba mushaka ko umupira w'umupira muve mu bufana, nje reka mbone no kwibabwira mwishe umupira, mwishe championnat, mwishe competition, murabeshya rubanda. Thank you so much. Reka mbanza nkubwire rero yuko bavandimwe abantutse mwese ntaje bakuzaga iki ngo naravuze ngo abanyamakuru bishe umupira ngo barabeshya abantu. Mu byukuri reka bisubire noneho mu gitondo. Ni tutasubira kuri drawing board. Umupira nabonye ku ikipe zihatanira ibikombe mukuri kw'Imana isumba byose. Ibi bikwereka yuko ikipe nationale yacu nubwo baza n'umutozo uvuye mu ijuru ntacyo twakora gifatika. Icyambere, niba warabonye umupira Rayon Sport yakina ikina na Mukura, mukuri kw'Imana isumba byose ira ntago ari ikipe waha igikombe. nta kabisa akora Mukura ari beretse ko batakipfata. Niba warabonye umupira kandi umupira wari umupira w'ejo, ntabwo ushobora kuba ko ariyo kipe ihatanira igikombe ifite ibikombe byinshi ikina n'ikipe ishaka kumanuka. So seriously hari ikintu kimwe ntazi ikibazo gihari, ariko iyi sezo niyo mbonye iciriritse ku masezo yose nabonye mu Rwanda. Maze imyaka myinshi muri division, ariko impamvu ni iyihe bavandimwe? Abantu bashobora kurakara, ariko kuri ko kuri kwanje nkuko mbibona gabanya gatoya. Dufite ikibazo gikomeye ndetse gikomeye. Ntabwo dushobora kubwizanya ukuri yuko dufite ikibazo. Mbere na mbere kambanza nshime mukuri hashize journée ndumva ari journée 3 arbitrage ari nta makemwa mukomerezaho rwose. Ibyo bintu iyo esprit muyikomerezemo, sibyo? Muyikomerezemo rwose, turinde turangiza izi journée 8 zisigaye muri uwo mwuka murimo aho ngaho rwose nta kibazo pe. Ariko reka twigire muri quality y'ibintu tubona wapi kabisa. Ariko hari n'impamvu nyinshi. Yes, hari impamvu nyinshi. Mpamvu vuga ni iyihe sasa? Seriously, kubera abakabaye banadufasha rimwe na rimwe kwireba, sibyo? Habaye abafana baraza bakogeza n'ibidahari. Ngira ngo nubwo waza n'umuntu ufite ubumuga bwo kutagenda bamwogeza bakavuga ati dore igitangaza cy'Imana cyageze mu Rwanda. Ibyo ntabwo ari byo.
uzi ko hari amakipe yogagizwa. Dufate urugero rwa hafi, ubu nk'uriya mwana watsinze igitego wa Mukura ni umukinnyi mwiza kurusha umukinnyi umwe nabonye umeze nk'ukuze uri nko mu bihe byacu. Yes, ari umukinnyi nabonye kabisa mbona ari urungano mu ikipe ntavuze. Udashobora no kugenda metero 5 ngo agaruke ngo abe yagira icyo akora. Muri Mukura se yakinnye ugira ngo umukinnyi utaragaragaye neza n'uwe. Nicyo cyo yaba uwambuye umuntu umupira akana progress agatanga pasi yavuyemo igitego. Ese baza abakinnyi beza. Seza ibyo nibyo bintu abantu bagomba gukora. Haba ikipe barayishose byinshi. Ahubwo uyu munsi wa none twebwe kuko hari ibintu bimwe bimaze kwera abantu bigaye na hano ndabivuga. Ntabwo urubuga rw'imikino rushobora kuba urubuga rwa Peri na Rayon Sport gusa. Uwo mupira ubupfuye. Kuko icyo gihe bari mu kuzibeshya. Nshobora kumara icyumweru cyose ntarumva bavuga Marine. Sinumva Amagaju. Sinumva Bugesera. Ahubwo nkumva Bugesera bayituka gusa ko itahembye. Seriously wumva ahantu turi mu kujya. Turajya ahantu habi. Njyewe ngeze n'ahantu nisabira. Sibyo? Mumbabare kubera ibintu bimaze kujya we bad. Ihitangazamakuru ndibamo ndisabira Ministry wa Sport bakore sports media policy kuko bafite ubushobozi. Twebwe twakora strategy ariko policy bo bayikora. Niba mushaka gucungura umupira kuvana ubinda biza bamwe barirwa bavuga ibyo bavuga babivuga ariko reka mbivuge kuko ngenda babariyo mbona ibintu mbona. Sibyo? Kuko iherezo ni iriheze. Tuzahurira muri stade hariya turwane dushyiramo abafana tugende turira. Kuko baze ni iyi ngiyi. Icyo mvuga ni kimwe, hajeho ibiriho ntabwo bikiri siporo. Ni ukwinjira mu buzima bw'abantu, ni ukujya kwandarika abantu, ni ukujya kwinjira mu bitahuye na siporo. Urumva? Bavandimwe dusangiye igihugu n'uyu mupira dukunda. Itangazamakuru twisha umupira kweri. Tushutse rubanda. Turi mu bintu bitabaho. Turimo turubaka urwango gusa nta kintu na kimwe kirimo kizima. Aho bigeze rero please ntabwo dushobora kwemera kubona ibintu bipfa tubibona kuri izi scarce resources dukoresha za rubanda. Izi frequency burya no gufata umwanya mu kirere bakawuguha kugira ngo ukorereho. Ntabwo ari kuza gufata kwirwa buri muntu. No, aho bigeze nyakubaho minister mudutegurire sports media policy kuko ni mutase ushaka ministre abuza abanyamakuru kuvuga sobanukirwa mu frere. Niba kuri iyo policy bayijyane bayiherura igaruke tuzayubaha twebwe nk'abanyiri bitangazamakuru kuko kugeza no musono ndashaka uzumva ibyitwa imbuga z'imikino. Gabanya bivanemo ibyo ngibyo rwose ubu ndabizi. Manura take it down kuko ibi ntabwo ari bireba Gasogi ni bire mu mupira muri rusange. Bavandimwe nge ndababwiza ukuri nk'umuntu uri muri media ndetse ufite na experience nini imyaka irenga 20 hafi igiye kurenga 20. Nkanabikubwira nk'umuntu uba muri sport ariko ibi ntaho biba. Nibikomeza gutya aho umuntu ashobora kuza aho tubura gukritika ni byiza ariko Angeli nihe wabonye aho umuntu ashobora kwiyandarika akihandagaza mu gitondo agafata mikoro akavuga tumungiye kuba ati tubagende. No, nta editorial ntuza meetings ikibaho ahubwo habaho ngo uyu munsi dukarangende ngo tuvunire tubagende. Aho ushobora kubona umunyamakuru udafite na break point y'ibintu ari buganireho. Is that media? Akabaganye ngo tugiye kubaga. Ahubwo uyu munsi wa none turitonda kuko iyo tuza kuba atari ibintu byo kureka kuvuga singiye kwirwa wenda mpangana n'umuntu. Inkiko zakabaye hano umunyamakuru akarira imbere y'umucamanza kubera defamation. Nagiye kubaza se ni ngombwa ngo ruri bizemo ntago bajya kubarega. Ntidukenere umuntu bamututse defamation irazwe. Umuntu bamututse kujya atajya kure. Angeli reka nkubwire uyu munsi wa none twese turabizi. Sibyo? Hagomba kubaho ibintu gutya ariko reka twemere yuko ibyo ngibyo bibaye ikibazo. None reka du saving sport. Muhitabare gute? Tuhitabare gute? Icyo udashaka kwitabara ni gute utayitabara? Ko ngiye ndibaza muzashyiraho se polisi yo kubuza abanyamakuru kuvuga. Ntabwo tubuza abanyamakuru kuvuga. Turagabanya defamation kuko umunyamakuru ashobora kuzinduka yicara akavuga ubusa. Urakoze. Nta muntu
uzamubuza kuvuga ntawe uzamubuza kuvuga ubusa ntindeze seriously what ngamutabara kuzazinduka kuvuga ubusa ariko handi bazabuvuga oya nawe uzajyayo uzazinduka iterabwoba ryawe nyine uri gutera abantu ubwoba ahangaha n'ahandi uzajya kubatera ubwoba wowe uzazinduka kuvuga ubusa none ubone ko ubivuze neza kandi nabi abandi bazabuvuga rero kambabwire mwabana igitangazamakuru ni benshi ibinyamakuru ni byinshi abantu bazabuvuga icyo dukora ngiki please reka tugaruke nta muntu ukubujije divergence yawe uko bitekereza ariko please tuvane ibintu biri personal mu mupira ubu uyu munsi none hari umuntu ushobora kuzinduka yaragize business gutuka Kenisi gusa reka none nkwereke icyakubaho uyu munsi sindi umuhanuzi tubivuze utyo uyu munsi ni wowe none ngenda shaka reka mbabwire ndababwiza ukuri bantu banje mu nkurikira abo tubyemeranya igihe kirageze twebwe abanyamakuru mukuri twongere dutekereze icyo twifuza kuri uyu mupira ubwo wenda wavuga gutyo mukabijyaho inama ariko kuzinduka umuntu akaza akavuga ati ubu ngubu ngiye kuvuna ngiye temewe kubaga yes ati tubagende no guys mumenye yuko ibi ngibi ntacyo bidufasha kandi igihe kizajya n'abantu babirambirwe you can't ntabwo abantu dushobora kubakira kuri no radiation ya buri munsi turavuga nde tumenende tumubage dukasende we cannot accept that ibyo rwose ndabibabwiye mu gihe tugifite umwuka muke wo kuvuga n'izindi forum twahuriramo zo kugarura ibintu ku murongo we can't accept that we are saying no kambwira ikintu kizatuma mutabishobora ikintu kitwa views basi nabo bantu ba viewinga ariko do you know abo bantu ba viewinga uzari bande kwa cyo kibazo dufite kandi abantu bazinduka bice bavuga ati ariko uyu munsi ninde babaga ntabwo umunyamakuru bati tubagende babati ninde babaga none bagateka ati siraho bamuriho abantu bose bakavyuinga nyine bakajya kubaga ntasa bakabati baramuhaye ejo bundi bwo bakabaga kanaka ejo bundi kana kugezweho ahubwo ikibazo iyo wabaze ahuye n'uwo yabagaga akamupirikana mu muhanda nta nubwo bari bavuyingaga bashobora no kumutabara bateka ubundi yavugaga ariko reka mbabwire reka noneho basi twongere twitekerezeho ese twese icyo tugamije ni iki ni ukubona views cyangwa ni uguteza imbere umupira ni views then we have a problem umupira se abanyamakuru nose ko turi mu gushaka views turi mu gusenya abanyamakuru si abakinnyi abanyamakuru si abatoza abanyamakuru si ba nyir'amakipe abanyamakuru si bo bajya guhitamo abakinnyi bazaza bitondi abanyamakuru nibo bagiye ntumva intambara se nyine babaye abagenti ariko ntabwo ari wo murimo wabo wundi umurimo wabo initial umurimo wabo wa mbere ni abanyamakuru reka nkubwire Angeli reka nkubwire ubundi ibintu biranga umunyamakuru ni ibihe nibura bitatu by'ibanze icyambere harimo to inform gutanga amakuru hakabamo to educate kwigisha hakabamo entertain no entertaining muri ibyo iyo rero bari kubaga bari ku entertaining ariko ikizabikubwira jya kuri YouTube channels niho uhita ubona ko byazamutse suri kureba imibare hariya ariko se nkubaza nturebe imibare kuntu kuzamuka nk'ubu tubaze reba imibare hariya tubaze gato uhita ureba hariya imibare itizamuka tubaga ikiza ibibago noneho tutabaga tuvuze tugatanya ati ubuhinzi bwaramanutse cyangwa bwarazamutse tugatanya kuvuga iby'ubuhinzi iriya mibare nturi kuyireba ihita imanuka ijya nko kuri 200 reka rero nkubwire ariko ubaze ko batisha uyu mukinnyi birwa bahamagara ni umusaza ikindi umuhamagara amuhaho uri kureba ubeshye kugira ngo ubaze ukabeshya nyine nese wababajije aho yamuhereye uhaze so iyi community rero turimo turayibeshya ariko ingaruka ntizizatinda kugaragara mu bibazo dufite ndabisubiramo ibi ndabivuga nta murabizi bose niba hari ikintu numva mbona kitwiciye umupira 100% niri tangazamakuru rya siporo base niryo ryatumye Amavubi adatsinda Nigeria ntanatsinde Lesotho none se kankoza koza kamatsiko erega iri tangazamakuru ubu ryakabaye rifata Ferwafa rikabanza rikayanaliza neza abaturage bakanamenya n'ibibazo aho biri nyirizina niba tumaze imyaka 15 irenga nta development dufite tukaba dufite uyu munsi wa none amakipe atangiye gukina y'abato
sibyo ariko ugasanga n'imikino bakina ntihagije nabwo kompetisiyo izaba igipfube tukajya mu bintu byose tukereka abantu umupira wacu twifuza kugera tukakora tugasetinga agenda yo kongera guhindura ibintu ariko duhereye kuri baza apana gusakara erega Amavubi ntashobora kubaho hatari baza umupira utariho nyine ibyo uhora ubivuga ibyo ntabwo bigurisha nta nubwo bigurisha ibyo ngibyo reka mwereke icyagurisha nk'ubu ngubu ushaka kwita nicarana nkavuga nti umuntu watumye Amavubi adatsinda yamenyekanye nkahita mvuga nti ninde umuntu watumye umutoza mushya afata iminsi itarenze 5 yo gutegura abakinnyi atazi nabo batazi filozofi ye bakajya guhura n'igihanganye cyitwa Nigeria uwo muntu ni watumye Amavubi adatsinda wampakanye ariko ku ruhande rumwe ufitemo kuri wenda nubwo rero nkahita mbaguha hanyuma reka mbaza nkubwira ibintu hano